muhoza rero shana gutumyeho nta nubwo twari duherukanye cyagiye meruka iwanyu nari nagezeyo mama warambwira ngo wagiye mu murima ubwo nanjye ngenda ntitwongera guhura ariko ikintu nshaka kubwira ni igiki nyine nari nakubwiye cyagiye naraguhamagaye ntakubona nari naje kugusura ariko ari ikintu nshaka kubwira ni igiki siko nyine nari ndi gushaka akazi muri iyi minsi ubwo rero nashakaga hari umuntu nari nabonye wo mu mujyi ubwo nyine nari ndi kugira ngo amavuna guhamagaye ngo duhure ngo njye mu mujyi ni umuhungu se ni umukobwa nyine ntacyo bitwaye uwo ari we wese icya mbere si akazi ariko abakobwa bo mu mujyi ndabazi dore ubona ugezeyo bakagutwara rega ubundi ndagukunda ni ukuri aho ntuzabona abakobwa bafite amafaranga ukanyana hari umuntu ukuruta ubu se uzagera iki uzagera mu mujyi wibuke muhoza wo mu cyaro umva nzakuzirikana nzajya nkwibuka ndetse hari n'akantu ngenda guteguriye n'impembwa amafaranga ya mbere umva hari akantu navuze ko nzagutegurira nkakakuzanira nibishake bizantwara amafaranga menshi ariko kugira ngo byibuze unabyemere ubu se abo uzagera mu mujyi ubone abakobwa bafite ibibuno b'inzobe nurangiza uzibuke muhoza wo mu cyaro w'imyate yishe muho ni ukuri ndagukunda ibyo by'uri kuvuga niyo nabona abazungu niyo nabona ba Mariya na ba Yosefu n'abandi bose ni ukuri ntabwo nakwanga subizi ko nkukunda ngaho nsezeranye niba uzi ko utazagera mu mujyi ukanyibagirwa reka musezeranye ni ukuri basi iri sezerano tugiranye ni ukuri sinzaryangereza kandi nk'uko nabikubwiye nzagaruka kukureba kandi ikintu mparanira cyane ni wowe n'umuryango wanjye njya nitaho urukumva rero ko sinzaguhemukira kandi ni isezerano tugiranye uzagaruka nyuma y'igihe kingana iki wenda igihe cyo gishobora gutinda ariko humura nubwo nzatinda sinakubwiye ko umushahara wa mbere hari akantu nzakuzanira rero urukumva ko ntazatinda mama biteze ni sawa ko wahuze se ugiye mu duki hari ibyangombwa nandi kuza hano kuri telefone nangiye kuzohereza ku kazi uzajya uhorana akazi mwana we none se hari icyo nahisemo nyine kugira nshaka kuzi bicanga mu ruhuke da nawe kwa mama ariko mba naruhutse bihagije oya ubu turi muri weekend sibyo cyo gerageza wicare unambese uramamagara ati mama ngo natuganire ubona duherukanye dore ku wa mbere wagiye ku wa kabiri wagiye ku wa gatatu nuko n'uyu munsi ku muganda nanjye niyo mpamvu avuye mu cyumba nkaza nkicana muri salo nanone naguhamagara ntiwanyu ndabandega ibyaye kambe nicareye ahangaha umeze ute se nyine meze neza mama ese amakuru ya Felix murumuna papa murumuna wa sose biraha babitereye aho ngaho bariya se mbafata nk'abandi bose ese umuntu hashira nk'ukwezi atagutelefonnye akaba atanambaza amakuru yawe uri kumva ariko ejo bundi twarahuye gusa yarari kwihuta nanjye ndi kwihuta ntitwaganira Gusubiriza igihe mana yacu uri nziza usubiriza igihe mana ukwiriye ishimwe mana we uransubije mana we usubiriza igihe mana yacu uri nziza usubiriza igihe mana ukwiriye ishimwe Nyakazi ewe ntanjye mana urantabaye koko urabikoze ndakubonye Ngabire wenzanira umuhora usha banguka ngufite inkuru iryoshye banza n'inemiza banguka ariko banguka wintinza bara bene wanyu byurekana nabo irize mwana wanjye byacu tujye tubyimenyera aho bundi se ahubwo se
wowe ubona bimeze bite? iki se mama? Se ubona ungana ute? Mama kandi ubwo urongeye ubwo ushaka kuzana bya bindi ngo abakobwa. Elize, nkunda kubikubwira ariko ntubihe agaciro. Erega umaze gukura. Narakuruhanye ari umwana mutoya. Yego. Ndakwigisha primaire irarangira. Secondaire irarangira. Kaminuza irarangira. Masters warayirangije. Izi saha uri mu kazi. Mwana wa niba ari n'amashuri yandi utegereje ntabwo wazayiga. Ariko waranzaniye umukazana. Mama reka mbanze ntuze nshaka amafaranga. Urabona ndaje kwiga masters ejo bundi. Kamaze nshaka amafaranga ubundi nzajye mu rugo meze neza, umugore wanjye ntazabura icyo kurya, ntazabure kwishima nk'abandi bagore, umwana wanjye azavuke avukiye mu rugo rwiza rufite amafaranga. Ndetse nawe nsige hari ibyo ngukoreye. Ese ntabwo ukeneye indi modoka? usubiriza igihe mana yanjye uri nziza. Cyose baye ibyo biririmbo byawe. Igihe nagutumiye umuhoro iyo wunzanira di. harya ngo ugiye kujya mu mujyi? Nakubwiye siho bikuye. Bara mama nawe yamvugiye ibintu. Uretse ko nagutungura. Uzi ko nanjye ariyo Ariko giye. kwanza ndebe. Ndagiye. Ugiye. Umva iki gitambaro mu mujyi urabizi ntabwo kibayo. Ngiye guhita ngikuramo nanjye nige gusuka nk'abandi. Ugiye mu mujyi. Ngaho kandi. Wose ngaho kandi ugiye. Ngiye mu mujyi. Ndikambwire ngabire rero niho wanyiganiye ibintu. Ubisubiza aho bikuye ndazabona nkurikiye dore ukunda kunyomeka. Cyangwa bakoheje ugiye kunkurikira. Ejo bundi ndabatsa neza bitandukanye. Yanda. Naboye mana usubiriza igihe. Amakuru urayafite? Cyangwa ushaka kunkurikira sha? Nabonye. Umva sinyeke kuba wankurikiye wanyiganiye ibintu. Dore. Aya mwana nabonye. Ariko niba wakabonye sha byaba ari byiza. Ni mu mujyi. Mu mujyi se wahe? Hano Musanze nabo. Yes. Akumva ukuntu umutima wuzuye bineza neza mu mujyi. Mwana wanjye rega ndabyumva. Ariko ujye umenya yuko n'umuryango uba ukeneye kwaguka. Nakubyaye urumwe. Nukuri nyumva. Ariko se nawe uranshangaye Elize. Mu buzima mu kubyiruka kwawe. Siniyize mbona n'umukobwa n'umwe wenduzanya. Aho mvuge ngo wenda Elize afite n'umu girlfriend. Yewe habe namba ibintu byawe birancanga. Hari igihe njya gutakariza icyizere pe. Okay mama, gusa ibyo biroroshye. Humura n'ukuri. Ndumwe ndabizi ko ndumwe kandi dukwiye no kwagura umuryango koko nkuko bivuga. Ndaje umuryango tuwagure ariko buretse mbanze nitondeho gake. Cyangwa ikintu gituma utaza n'umugore urashurashura mwana wawe. Oya mama, ntabwo ibyo bintu mbikora n'ukuri. Nizere ko udashurashura. Ntabwo mbikora. Yego. Ndabona na baba gore ducuruzanya ku isoko bampamagaye. Okay. Ibyo nta kibazo mwana wa icyo mfa no kuzana umusaruro nanjye nkagira umwuzukuru nk'abandi bakecuru bose tungana. Mama narabigusezeranyije. Ahubwo sinima mumbwira ngo nirukanka. Sawa rero ubwo kanitegure njye ku isoko ndabona abagenzi banjye bampamagaye ahubwo bambuze. Okay, sawa mama. Sawa usigare neza. Okay, sawa nta kibazo. Ndi kubakeka wowe na mama, ndi kubakeka. Ndagiye. Ndagiye. Umva rero ntabwo nakakubwiye izanjye. Yarabwo nakakubwiye wowe ngibyo byo mu mujyi. Rero no mu mujyi wa umujyi bezutera wo hejuru wo mu rwego rwarundi rwo hejuru cyane. Ntago ugiye. Noneho kugira ngo byemere ushobora no kuzagaruka mfite n'imodoka nitwaye noneho. Aho hantu ngiye ngewe urahazi. Ni he? Ako chuti. Nge ni mu mujyi none ngira kwivugishwa mu mujyi. Nge hararenze byahatari. Ni ku rwego rwo hejuru. Uzi igisiko ngiye kuzashyiraho nicyo cyambere. Ariko nzibuka no kubika udufaranga neza kugira ntazagaruka mu cyaro. Nese we ngabe mama ubwo turamusiga wenyine. Ariko sha nubwo twaba tumusize we. Ibyo ndi kumva n'ibiki ngabe? Mama N'ibiki ndi kumva? Wamvugiye ibintu. Mwana wa n'ibiki navuze? Mama nari nakubwiye bya bintu byanjye ko turatungura ngabire none ikinangaje ahubwo nsanza bindusha. Ariko se nshuti mwana wanjye buriya niza bukuru ngabire nayo namutumye kuvoma ashobora kuba yaraje akumva ndi kubyivugisha kuko byaranshimishije pe nawe ubundi ntabwo nabibwiye ngabire. Nese ubundi ma kuba nabimenye umusaza wanjye akaba abonye akazi bitwaye iki? Ma uzi ko nanjye ndajya mu mujyi? Ngabe uvuze ngo iki? Ngo ugiye mu mujyi. Ugiye mu mujyi gukora iki? Mama nanjye nabonye akazi.
ngiye mu mujyi ahubwo inshuti zimfashe ariko Duragiye. umva humura wowe ariko se wamugani ma kandi nahoze mbikubaza urambwira ngo arabizi mama mu mujyi wa mugani ugiye gukora iki tubwire nshuti mushiki wawe natubwira ikintu agiye gukora mu mujyi kuko njye ntabwo ndi kubyumva nta nubwo nzi ibyo ari byo ahubwo natubwira ikintu agiye gukora mu mujyi. ariko ma kuki inshuti yakubwiye ngo abonye akazi ngewe nkaba mbikubwiye ukaba ubabaye bingana gutya ntushyire mu biganiro byawe ntera imbere ntabwo mwishimye nyine vuga nshuti nabonye akazi hari umukobwa w'inshuti yanjye yamfashije arambwira ngo mu mujyi hari akazi ni ukuri kw'Imana ntabwo nababeshya nabonye akazi mama ni ukuri ngiye mu kazi. Akazi wabonye kameze gate mukobwa we cyangwa ugiye mu mujyi kwigira indaya? Urabona ubuzima turimo bwaratucanze. Inshuti yarabonye akazi ari umwana w'umusore ndi kuvuga nti agende atumenye none nawe ushaka kunta njyenyine ngo ugiye mu mujyi ngo wabonye akazi kameze gute mu mujyi ko habaye ubuzi bwinshi aho ntujya kunanira ukabikirara ukaba indaya mwana wa sobanura akazi ugiyemo akariko. Mama shira umutima hamwe rwose nabonye akazi ko mu rugo kandi rwose nanjye ndabizi ko mvuka mu cyaro nshuti uko byagenda kose mwishimira iterambere ryanjye ntabwo nzitwara nabi ni akazi ko mu rugo nabwo. Ngaho ajya mu kazi ariko uzitware neza uzamenya aho wansize uzagaruke kundeba. Ngaho jya mu kazi. Ma urakoze n'ukuri urakoze cyane. Yego mwana wa maze uzahirwe urakoze uzamenye ubwenge. Urakoze nawe urakoze kunsaba uruhushya umwana mwiza warezwe uzahirwe aho ugiye gukora ako kazi. Urakoze. Yego. Ndeba se mwibaza bite? Mwandagiye. Kiyesa kandi. Ngiye mu kazi ubwo ngiye kureba umuhungu banyerereje. Ndakeka ubu ngubu yaba yaje. Mana yanjye Bella uhinduka nk'igipe. Kizema Twari twabonye ko uyu munsi turajyana. Mambabarira rwose. Ntabwo nakwitesha umukozi kandi urabizi. Igihe nayo maze mukeneye. Rero ngiye kumureba izo gahunda zawe rwose umbabarire uzijyanemo sibyo? Ntabwo bishoboka ko yaje. Uko byasa kose araza kuko umuntu wamundangiye ari seriye kandi yambwiye ko ari buze uyu munsi rero kangende kwa yamurangiye ashobora kuza akambura kangiye kumureba. No mungu se mu mukobwa mu mugore mu mugabo. Ese ko mbona wagira ngo ntabwo ushaka ko ngira umukozi ma ndabishaka ariko nawe urame mu ki mwe mu kikima ubundi izo gahunda zawe ndi ingenzi cyane. Wigishwa nawe kubwiye ukanabyemera. Okay reka tubyihore genderera umukozi nawe ni ingenzi basi ni mu bisoza urambwira tugirira aho twari kugeze Mahoya nubundi ntabwo namusigaho kandi ni mushyashya ngiye kwirwa ndi kumwigisha ukuntu akazi gakorwa ibyo nawe rwose ntuntegereze mu baraza sindimo. Urashyuha ngaho genda. Ndagiye nyine ntabwo kandi ngenda ntanakererwa rwose ma nuko wirirwe zana se kugire neza ikora none se wowe bigize ntuza bw'amahungu ibi bishatsi n'iki byose menya gakumva sanga hagenda. Uyu mukobwa ko yigize gufara mana yanjye gusa ariko natanaza ndijyana nta kibazo. Sabayo yambwiye ku rugi rusakaye uriho n'amabuye ariko si hariya ni amatafari hano ubu ni amabuye ruranasakaye haniho pe haniho rwose harimo bakire suma ndajya ibiryo mpage njye n'ifiriti ntizafashe numvikanira amabuye nzabirya ariko nzagakora neza mu buryo atazanyiruka.
sindakandagizaho ikirenge aha ntabwo umuntu yagora Injira. Arabinjira. Amakuru ni meza komera. yego yego Umeze neza? ni amahoro Utambuka wicare. Nyura hano nta kibazo. Aho. Tambuka. Cara hariya. Yicara aho nta kibazo. Umeze neza? meze neza mabuja Ni wowe bari bambwiye bari bunyoherereze? yego mabuja uzi ahantu nanyuze nanyuze mu kimodoka noneho umuhanda matara ari kwaka ntiwamenya ngo ni ibiki None se muko ndi kumva ufite utugambo twinshi ushobora kuba ugira utugambo twinshi kurusha ibikorwa. mabuja amagambo menshi ntabwo ndongera ariko nyine nabuze ukuntu nifata byandenze Si ubu ngubu uzashobora akazi? yego mabuja nzagerageza rwose Ko ndi kubona ujagaraye ujabiriye mu mutwe. ariko mabuja uzanumuruka nawe ari wowe ntabwo wakwifata none ukisanga iki se cyo ni igiki mabuja iki Tuzi uzagenda urabimenya gake gakeya. Akazi k'uyu munsi kagahere hano ubundi ku buryo mabuja arabyuka agasanga hari kwaka ariko byose cyemeza. Vera waramutse ese kutishimye Vera iyo urakaye ugaragara nabi si wagerageza ukansekera wenda rimwe gusa. Vera na kano kantu ubundi igira iki Genda se winkora ako ubundi ni iki cyakumaza ubwoba ariko kumama rero ariko Vera arega buriya ni ukuri nta rwango mba ngufite mba ndi kugira ngo ugende ku kazi ugaragara mbe nuko nguko umeze ariko ubundi ni ndakumaza ubwoba Vera ibyo ubwoba byo bwose njyewe ntabwo nagira ubwoba imbere yawe kudakangitse si ukuntu uba wirebera neza ugomba kubugira rero koko si Vera ako kantu rero ucanzemo ntabwo kari ngombwa ni ukuri Ndi kubona ntazi utugambo yego uje uzashobora akazi umeze gutyo ujagaraye mu rugo uzi ko uzajya ujya hari hanze muri karitsiye ukajya uvuga n'ibyo twarariye uko twaraye n'uko twaramutse. yego mabuja nzajya ngira ibanga Uzajya ugira ibanga rero ryo mu rugo ubwo bugambo bwawe ntukazajya ubusohokana hariya hanze. Ubwo hano akazi kahaba ntabwo ari kenshi cyane nzajya ngenda ngusobanurira buhoro buhoro uko hatinda uzajya ugenda ubisobanukirwa. mabuja amatsiko ntabwo arashira Tuza mbanze mvuge sibyo? Mu gitondo uzajya ubyuka ukora isuku ubwo harimo gukoropa harimo gukubura ku buryo nzajya mbyuka ngasanga iyi nzu isa neza. Si uri kubona ko ari umweru? Ibi babyita amakara bigomba guhora bisa neza ntabwo ari nka za nzu z'iwanyu z'ibyondo n'ibitaka. Uri kubyumva neza? yego Warangiza ugategura icyayi nzajya mbyuka ahangaha mfite umwana umwe w'umuhungu ni umusore yitwa Elize ku buryo azajya abyuka agasanga wateguye icyayi ku meza. Ibyo kunywesha icyayi uzajya ubihasanga bizajya biba bihari biri hariya mu kabati nurangiza ubirambike hariya ku meza. Uri kubyumva neza? Akandi kazi nzajya nkagupangira ngiye ninumva ngo wagize akarenge karekare bagiye kuzerera utakoze akazi wirirwa ugenda mu makaritsiye nzakwirukana subira kwa nyoko. ntabwo ari sawa kuri kariya nta kari ngombwa ariko waseka wenda ko seka se nsekere ese wowe ureba ni ukuri kose iyo usetse
n'inyoni zose ziri hano muri izi voka zirabyumva zikishima. Ndakwiyamye sinzi n'impamvu mama aguma akikubesheje ahangaha. Ubundi ntuzongeye no kumva. Akazi se gakora neza. Gutekera icyayi kiryoshye nkagufurira. Jya ukora iby'akazi kawe ariko ntukanamvugishe. Kandi uri kumvugisha ukanyigiraho nkaho tuziranye, ntabwo nziranye nawe sheri wanjye. Nimba rero ako kantu ka sheri ubuze ako ni kazima cyane ndagakunda. Ako ka sheri rero ubuze ako ngako umva noneho nongera n'isukari nyinshi mu cyayi cya mu gitondo. Si ngiki ubundi umuntu ukibwira ntabwo cyumva. Ahubwo bera wanjye manshaka ngo ugende usa neza kangufu. Ngende. Bera. Ntuzongeye n'indi munsi no kugerageza kunkoraho. Ya. Ariko ntacyo nzakwizirikaho mpaka. Yago umukobwa ariko iki ni ikibombe ko nzanagitegura. Ane komereza imirimo. Nzaro iki gihungu kiri heza ntabwo ukuntu rwifata n'umutsinda. Nzaro Karama mabuja ubundi uri mu bicyaho hanze byatumye umuntu aguhamira ari mu bicyaho ngaho. mabuja ndi gukora isuku hariya muri jaride hari hasa nabi ni kubona nahatunganya kugira ngo aho ni ibintu wowe ukora n'ibiki uri kubyina uri guceza. Yarega mabuja nageze mu mujyi buriya hari ukuntu mba ntangira niga n'ingendo z'abanyamujyi. Kugira ngo iri iwacu mu byaro zo kugira ngo bibaye wapi. Uri siko kwibiye cyo koropa ugasiga torosho muri salo. Mabuja kandi barabimbujije niwe bagiye ariko mumva bari utarasaze. Hano bari mwece ntabwo ni naho. Ntabwo twe rwabira n'ubwenge twamwari mw'amazi. Mabuja hongereye hano rwose mwamfashe neza amazi yararimo ariko ecegera vase mani. Ni igitangaza. Mbese umuntu ari kwireberamo ntashobora si no kuyahanagura ahubwo. Dore ibitangaza hano ndi hano we dore nawe umva yawe ntawatomboye nkangabire we ntawatomboye nkangabire ko ndirwana we Nzabishobora iki cyose nakire kinana kirebye ko nzabishobora cyo ntabwo ari namenye icyari ariko manu zikurinda mana we zikurinda cyagiye ko mana we zikurinda n'ukuri zikurinda mana wankuye ayiwe ni hahandi we sindakora akazi kanje ryarira kwabona mabuja asanze yewe muri ibi ngibi kajya gukora akazi. Ntabwo ndetse mabuja akazi si ukora niko wakora neza ra. Kujya ugerageza. Nibyo se wumva ubu noneho ndagenda ndushaho gukora akazi neza ikaruka uburyo umuntu ajana aratambuka akibonamo bye nka gutya virus. Akubundi nzara utaraza gukora hano akoraga iki? Mabuja hari umukire w'iwacu naragiriraga inka ariko aha niho mbayeho neza hasi ko hari uko nk'umwana wa minisitiri rakabikenze ukoropa uje abagura umva aya ni amakaro ugomba kugikoropa neza urumva hano dukunda kugira abashitsi cyangwa n'abasubize. Mabuja ndabizi rwose
ugiye kurira buraca mu gitondo usanga hari kwaka. Nibyo byiza. Usanga hari kwaka rwose. Nase nzawe ubundi muri telemusi hari icyayi. Mabuja icyayi kirahari. Buriya mba nazindutse kare kugira ngo mpenuze ubundi ku buryo utazongera gutekereza undi mukozi atari nzarwara. Nase ko mbona urya cyane umugati ni wawe mazera. Mabuja umugati wo rero nakariye ariko muntumye ubundi nawuzana. Akira yagufuriye imyenda nayirangiza ujye kugura undi mugati. Ndagura ubundi Mabuja. Ariko Mabuja hari ikintu ndi gushaka kubasa. Nta kuntu mwama nk'igihumbi nkagura kandi gapataro ko kana ariko ndi guhoramo. Ndakambara wenda abashitsi baje. Umva wowe komeza witware neza. N'ubundi nayifite gahunda yo kukujyana ku isoko kuri shop nakugurira imyenda. Hako nyine bizaterwa n'ukuntu uzakomeza kwitwara neza. Nitwara nabi nayo nzakugurira. Gawanya komisiyo myemwe. Kwisoko Mabuja. Nukuri urakoze Mabuja. Ndazifura. Ibi gisurukusha munyazi kuri. Mabuja. Mabuja. Uratuma nisubira. Mana, mfite ubwako gicucu. Ariko nubundi nkunda ibintu yikora. Yesu we ndibi. Fata urunajugunya hanga. Ntabwo umuzima wabyikora. Gusa ariko nyine biranashimishije pe. Twebanaga ari bya. Nakunda ariko. Bite byawe? Ni byiza. Witwa ndetse? Ariko simana igihe nivugiye koko ewe nitwa Ngabire. None se mu rugo ni? Ewe mu rugo ni mu cyaro kiri hirya ahubwo Imana yanzanye ku makaroni. Ewe mu cyaro kimeze gute se? Cyaro cy'umubirizi. Cy'umubirizi. Ariko kugira utugamba twishe. Nta urandenganya reba ikaro. Mabuja arambwira ngo iki cyitwa ikaro. Ndimo ndatambuka nkireba ahubwo banza ndanagwa harida kandi namaze gushyiraho amazi. Ese amakoni yatumugira amagambo menshi. Erega mva kure. Mu gisibiri ni muri Egiputa hiryo. Abana babakire n'ukuri kw'Imana. Reba nawe. Abyanshobeye wakwereka abana iyo hiryo. Reba ngiye maze kumenya kwambara, gukaraba, nta nubwo nkigenda mfatiriza ku ikaro, ese maze kumenyera. Okay, ngiye nkunda ukuntu uri umusazi. Ndabikunda ushize nawe kongera hano muri salo kwigaragura. Ngiye birashimisha rwose. Numva binejeje. Okay, sanga ukomeza akazi kawe. Murakoze. Wana warandengeye we. Igisigaye nukumva impanda cyangwa umugore mwana yazemaye koko bera wakimara urugoryi rwagiye bera Bera. Bera.
mabuja mwebwe Niki? mabuja habutarwa n'inkamo ya Mungu kibamwera amazi y'intare niki Muramira ikoti. tambuka wicare rwose kubona zakunyoboye wabona wishyize hasi hano amakaro Ndekura. icara hano mabuja Ndekura. muzanira amazi Oya. nigenza noneho ko nigenze bera nawe sinamenya aho yagiye Umva. rero mabuja oya kugukuramo byo rwose oya ahubwo Nkoramo. mabuja kugukuramo oya Nkoramo. oya rwose Nkoramo. Nkoramo ikoti. mabuja kugukuramo rwose wabereka ibyo bintu Nkoramo nza. Nkoramo ikoti. mabuja Nakuburije kumbwira ngo mama nitwa Munyana. mumbabarire rwose munya aho kugira mpombe ifiriti yo mu rugo Banza umagurutse. mabuja Banza umagurutse murimo. kugira mpombe ifiriti yo mu rugo Nkoramenye. Ndashushe. Nkoramo. mabuja wakwigira kuryama Kani wicarire hano. Ayo. Twasangiye none bansize. Icara rubwirire hafi. mabuja Ndi kureba n'amazi ari kunjya kubera nzanze n'ikindi se. ndakumva mabuja Amazi wayazanye ubumwe. amazi koko amazi n'inzoga urabona birahurira Ntayarimo se. Nta mazi yarimo. si kumfata mabuja Gira hino. Ndagukundaga bati jabu. Ndagukunda. mabuja ngo Ndagukunda. urankunda mabuja rwose njyewe uranyihera ifiriti Niba umukati ibyo ngibyo rwose birampagije niba ubyanze ya myenda ntayo nzakugurira. Ntayo nzakugurira. ako k'imyenda rero ako k'imyenda rwose ni ukuri njyewe rwo wambabariye ko Ntayo nzakugurira nabo byanze. Ndagukundaga. ngo naboneye muri uyu Ndagukunda. mujyi mwese mabuja tugende nk'ijanire kuryama Ntabwo ni mabuja kandi ugire muganga. Nubibwira mbera nzahita mwirukana. oya iby'amagambo byo nabigabanyije mabuja ni ukuri kw'Imana do agacikira ijosi iby'amagambo byo si bamwe mu misiga hariya ku rupangu Naricara njyewe kugira ngo wanze ubicike nahita ndica. none se mabuja tugende nk'ijana kuryama ugenda uruhuke kuko bigaragara yuko murananiwe pe murabyemeye Ndi gusimbura. Ngomba gusa tugende. ngahaguruka mabuja nako munya ugende nk'ijana kuryama ugende uruhuke munya y'uyu mujyi ko n'ubundi cyabera nakibwira kikankanurira amaso nkagira ngo neza neza ni ntari iciye ikiziriko ariko ubundi ntawe shakora ko ntawe kundeba namuhamagara mabuja ahubwo uravuga munyana harimo akantu ariko ubundi cyabira ko nkireba kikankanurira amaso nk'intare iciye ikiziriko mabuja nkabona ndi kubona ari kundeba icyoroshye ukuntu umushyize mu cyumba nkabona yankomeje kagende na n'ubundi tubirangize sha ko yasinze ndamubirira ntabwo arabimenye ako wavutse njyewe nzamuba
Mama? Ma?